Reka nongere ngushimire nkwifurize kandi ibihe byiza ari nako nkomeza kuguha ikaze muri gahunda y'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho biciye ku rubuga rwacu rwa YouTube ku muyoboro wa YouTube. Hanyuma rero ari byinshi byakomeje kugenda bivugwa kuri Paul Rusesabagina ubu ngubu uri maboko y'ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda ufunzwe ubu ngubu ari mageragere. Ubu ngubu rero muri aka kanya makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda yaba mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga. Ibaruwa ikomeye cyane mu by'ukuri akaba ari ibaruwa rero yandikiwe umuryango wa Paul Rusesabagina. Ibaruwa rero ikuyemo iki? Bimwe mu bikubiye rero muri ibaruwa nuko basaba kureka gukomeza gukina ku mubyimba ababuriye ababo mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi by'uyu mutwe no kuva umutwe wa FRN ari nawo Paul Rusesabagina yarabereye vice president. Ni bitero rero mu by'ukuri byahitanye abaturage batandukanye muri kariya gace cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru ndetse n'akarere ka Nyamagabe inyabimata. Uwitwa rero Mukashyaka Josephine wiciwe umugabo mu bitero bya FRN ya Rusesabagina akaba rero yandikiye ibaruwa ikomeye cyane, ibaruwa ifunguye yandikiye umuryango wa Paul Rusesabagina usaba kureka gukomeza gukina ku mubyimba. Yagize ati ku muvandimwe Karine, reka ntangire nkwibwira, nitwa Mukashyaka Josephine, umuturage w'umudugudu wa Rwerere umurenge wa Nyabimata akarere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Birumvikana ko utanzi ndetse nanjye sinkuzi, ariko dusangiye ikintu kimwe duhuriyeho aricyo Paul Rusesabagina. Nasomye ibaruwa yawe ifite umutwe ugira uti ibaruwa tudashobora kohereza data, aho washimagije Paul Rusesabagina umugaragaza nk'ufite ubumuntu ndetse akaba aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Muri iyo baruwa wahamagariye amahanga guhaguruka akagira icyo akora ngo atagezwa imbere y'ubutabera mu Rwanda. Ndumva ngomba gusubiza nkagaragaza ukuri kose ku bikorwa bya so. Mfite agahinda gakomeye cyane ko kubura umugabo wanjye witaga ku rugo ndetse kandi nashenguwe no kubona abana banjye baragizwe imfubyi. Karine, umubyeyi wawe ni muzima, akurikiranywe n'inkiko ku byaha yakoze. Nibura wowe uzaherereye ndetse ushobora kumusura muri gereza umunsi umwe mu gihe ubishatse. Ariko umugabo wanjye twabyaranye abana babiri yaragiye burundu. Nabuze umugabo wanjye Fidel Munyaneza ku itariki ya 19 Kamena 2018 ubwo abarwanya umutwe witwaje intwaro twaje kumenya ko yari FRN bateraga mu murenge wa Nyamata bakagenda bica abaturage mu bice bitandukanye. Mbere yuko ingabo z'u Rwanda zibakubita inshuro bagakwirwa imishwaro banyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Umugabo wanjye yari umwarimu, akazi nanjye nkora, ndetse umushahara twinjizaga niwo watungaga umuryango wacu mu buzima buciriritse. Yari afite imyaka 45 ndetse twari tumaranye imyaka 10 rushako. Twarihaye intego yo kurera abana bacu neza no kubaha ibyo bakenera byose mu buzima bwabo. Ubu Fideli nta gihari. Ubuzima bwarahindutse cyane muvandimwe Karine. Ubuzima umugabo wanjye yasezeranyaga kuzageraho yashyizweho iherezo n'amasasu ya FRN. Umutwe umubyeyi wawe yiyemereye ko yagize uruhare mu ishingwa ryawo. Ntacyo bivuze ku mbabazi usaba uyimutwerera, so yemeye ibyo yakoze. Ntushobora gushyigikira umuntu wiyemereye ko yakoze icyaha. Mubyeyi wawe nk'uko ubivuga yari intwari kuri wowe. Umugabo wanjye nawe yari intwari y'umuryango wanjye. Yabyukaga buri gitondo ahangana n'ubuzima kugira ngo umuryango we wishime. Ariko kwera ibikorwa bya so, umugabo utaka ugaragariza isi ko arengana ndetse ushimagiza, yatumye ibyishimo by'umuryango wanjye biyoyoka. Ibaruwa yawe wayituye so n'abandi babyeyi bose b'abagabo. Ariko ongera ufata akanya utekereze n'abana banjye babiri bafite imyaka 8 na 12 y'amavuko. Bagomba gukura badafite umubyeyi wabo, kandi byose kubera so wahisemo ubugizi bwa nabi kugira ngo agere ku ntego ze za politike. Kuri abana bacu babiri ntibazigera abandikira se ibaruwa kubera umubyeyi wawe. Ubu uri kwitatsa kubera ko so yataye muri yombi akaba ari guhabwa ubutabera. Mu ibaruwa yawe urereka amahanga ko so ari umunyabuntu ndetse akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Ariko ndibaza niba turi kuvuga ku mugabo umwe. Paul Rusesabagina atuzi nta gaciro aha ikiremwa muntu. Intego ye nyamukuru ni ukwigwizaho imitungo no gushaka ubutegetsi binyuze mu kwica inzirakarengane z'abanyarwanda. Niyo mpamvu rero yahisemo gushinga umutwe witwaje intwaro wishe umugabo wanjye ukanashegesha Nyabimata. Ushobora kuba ufite ubumenyi uzwi, ufite amafaranga ndetse uziranye n'abantu ngo uyobye isi, ariko njye mfite ukuri kandi Imana n'umugabo ntanze. Ndashaka isi ko imenya ko ubuzima bw'abaturage basanzwe nabwo bufite agaciro. Mu gihe ushyira imbaraga zawe zose mu gukangurira isi kurokora so mu mvugo igayitse,
uvuga ko ahantu henshi cyane ku isi tuzi ko uburenganzira bwo kuvuga budakwiye kuba inzira yo gushimutwa, gufatwa nabi, kwangirwa umunyamategeko ndetse no kuvugana n'umuryango wawe. Uravuga nkaho udashingiye isi n'abantu twese. Rusesabagina nta kaga arimo kuko yahawe uburenganzira bwo kuvurwa ndetse no kuvuga. Yemeye ko yashinze imitwe y'iterabwoba haba mu rukiko ndetse no mu mashusho agaragara kuri internet. Niyo mpamvu rero twebwe umuryango wa Munyaneza Fideli twasomye ibaruwa yawe ugerageza gukura umubyeyi wawe ku bikorwa yakoze, ariko usa n'ushaririwe. Muvandimwe Karine, uvuga ko umubyeyi wawe ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Ese umugabo wanjye ntiyari ikiremwa muntu? Ku Banyarwanda benshi nta n'umwe mu bagize umuryango wa Paul Rusesabagina ufite uburenganzira bwo kuvuga ku kaga k'umubyeyi w'umugabo nyuma y'ibyaha bya Rusesabagina, nyamara akiri muzima kandi akaba ari mu biganza bizima. Ndashaka kukubwira ko umugabo wanjye Fideli Munyaneza yari umubyeyi ufata inshingano, urangwa n'urukundo ndetse akaba umuturage ukunda igihugu by'agahebuzo. Mu myaka 10 twamaze tubana nitwigeze na rimwe tugirana amakimbirane. Yari umuntu uvuga atuje ndetse yari inyangamugayo muri sosiyete. Niyo mpamvu yatowe nka perezida w'inama njyanama y'akagari ka Nyabimata. Ariko ibikorwa byaso byaramudutwaye ndetse kumura byadusigiye akabaro katavugwa. Twe nk'imiryango ifite agahinda y'Nyabimata twizera ko ari ikintu cyiza kuba Paul Rusesabagina yaratawe muri yombi ndetse akaba ari kubazwa ibyaha yakoze. Twishimiye ko abarwanyi be bazabura inkunga ndetse biduha icyizere ko nta bindi bitero bizongera gutwara abantu bandi. Arangije andika amazina y'Mukashyaka Josephine asinyaho ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2020. Iyo rero niba ari bikomeye cyane uyu mubyeyi Mukashyaka Josephine, umwe muri rero mu babuze umugabo we mu bitero byabaye hariya i Nyabimata mu karere ka Nyaruguru. Akaba rero ari ibaruwa yandikiye uyu mukobwa wa Paul Rusesabagina, Karine Kanimba, mu by'ukuri amusubiza nawe ku ibaruwa yari yanditse atakambira se, avuga ko amahanga akwiye guhaguruka agashyigikira se ndetse agasaba ko u Rwanda rwarekura Paul Rusesabagina. Bivuga ko yari vice president w'ishyaka rya MRCD ndetse kandi akaba yaragize n'uruhare rukomeye cyane mu bitero byabaye i Nyaruguru ndetse na Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda bikozwe n'uyu mutwe wa FRN witwaje intwaro. Mukashyaka rero ni umuturage w'umudugudu wa Rwerere, umurenge wa Nyabimata, akarere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Umugabo we Munyaneza Fidel wari perezida wa njyanama y'umurenge wa Nyabimata akaba n'umurezi, yishwe mu bitero byagabwe n'umutwe wa FRN mu ijoro ryo kwa 2 tariki ya 19 Kamena 2018 ku biro by'umurenge wa Nyabimata. Icyo gihe usibye we hapfuye abandi babiri rero barimo uwitwa Maniriho Anatole wari ushinzwe amasomo ku rwunge rw'amashuri rwa Nyabimata. Muri iyo baruwa rero Mukashyaka yagize ati, mfite agahinda gakomeye cyane ko kuba umugabo wanjye witaga ku rugo ndetse kandi nashengwe no kubona abana banjye baragizwe imfubyi. Iyi baruwa ya Mukashyaka yaje mu gihe umuryango wa Paul Rusesabagina maze iminsi wumvikana mu itangazamakuru mpuzamahanga usaba ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'Ububiligi kotsa igitutu Rwanda kugira ngo uyu mugabo arekurwe. Karine Kanimba, umukobwa wa Rusesabagina, yakunze kumvikana avuga ko se ari umuntu mwiza ndetse ko ari ukurenganywa aho afungiye mu Rwanda kuko ngo nta cyaha na kimwe yigeze akora. Aherutse gushyira hanze ibaruwa ifite umutwe ugira uti The letter we can't send to my father, aho abavugamo se ko ari intwari, umubyeyi w'abantu benshi cyane ngo batari abana be ndetse n'umuntu uharanira ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko adashobora kuzira ibitekerezo bye. Mu ibaruwa ye Mukashyaka yasubije Kanimba amubwira ko nta bumuntu se afite kuko yamuvukije umunezero yahabwaga n'umugabo we, agatuma rero ngo abana be baba imfubyi, ariko ko we se Rusesabagina aho afungiye ari amahoro. Yagize ati, Karine, umubyeyi wawe ni muzima, akurikiranywe n'inkiko ku byaha yakoze, nibura wowe uzi aho aherereye ndetse ushobora kumusura muri gereza umunsi umwe mu gihe ubishatse, ariko umugabo wanjye twabyaranye abana 2 yaragiye burundu.